Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ijambo ry'umunsi tugiye gusoma riri mu Baroma ibice 11 turera ku murongo wa 7 cyangwa wenda kaduhere ku murongo wa mbere. Aya ni amagambo yanditswe na Pawulo, kandi Pawulo yandikiraga Abaroma hari icyo yari agamije kugira ngo abamenyeshe. Here ku murongo wa mbere w'igice cya 11 umurongo wa mbere Bibiliya ivuga yeruye ngo uko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benjamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisiraheli akarega ku Mana ati, Mwami bisha abahanuzi bawe basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamusubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 bitarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko bikwiye no muri iki gihe. Hariho abantu bake basigaye batoranyijwe ku bw'ubuntu, ariko ubwo bibaye ku bw'ubuntu ntibikiri ku bw'imirimo. Kuko bibaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisiraheli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranyijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima. Nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo kwinangira, n'amaso atabona, n'amatwi atumva. Ko niko bikwiye na bugingo n'ubu. Kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera umutego n'ikigoyi, n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumye be kureba, kandi ugumye ubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti Abisiraheli basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera mu banyamahanga, kugira ngo bibere Abisiraheli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abo mu isi ubutunzi, kandi gutura kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko mubahiriza umurimo wanjye, nk'uko ndi intumwa mu banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe bo muri bo. Ubwo gucirwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugaruka kwabo ntikuzaba nko kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, irobe ryayo ryo niko riri. Kandi ubwo igishyitsi ari icyera, n'amashami yacyo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuweho, nawe uri umunzenze wo mu gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya Elayo. Ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke ko atari igishyitsi giteye kuri wowe, ahubwo ni wowe uteye ku gishyitsi. Ariko ahari ndavuga nti amashami yahwanyiriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje. None namwe kwizera niko kwaguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye. Kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza
nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ubutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza kuguma kugira neza nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahanyurwa. Amen. Bene data, dusomye amagambo atari menshi ariko atari na makeya. Ni amagambo Pawulo yanditse muri iki gice cya 11 cy'Abaroma. Uhereye ku murongo wa mbere yavuganaga n'Abaroma amagambo akomeye abereka ko bo ari abanyamahanga, abagereranya n'ubwoko bw'Imana bwari bwararonswe. Uhereye kera kuva Imana ivugana n'Aburahamu yagiye musezeranya amasezerano, mubwira ko izamuha umugisha kandi n'ubyaro uzamukomokaho izaruha umugisha. Ibyateye Imana gukurikirana ubwoko bwayo ndetse Imana ibana nabo, uhereye kuri Aburahamu, Isaka, Yakobo, ukazamuka ku gihe cya Mose, ugafata mu gihe cy'abahanuzi, ugafata no mu gihe cy'iminsi ya nyuma aho Yesu yazaga. Bwari ubwoko bw'Imana Imana yari yararonse, kandi bari babeshejweho nuko isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Ariko ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo habeho ishyanga riyikirangukira kandi riyinezeza. Ariko igihe kigeze, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ntiyishimiye gukirisha umwana w'umuntu ngo umukirishe iby'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe byakomeje gusaba nk'aho bigaragaza ko hazabaho gukiranuka kw'Imana. Ariko Imana yishimiye ko umwana w'umuntu yakirira mu kwizera uw'Imana yatumye ari we mwana w'Imana nyirizina. Ibi rero duhamiriza tubwira amagambo yeruye ngo, nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Kuko Abisiraheli abo ngabo banze kumvira Imana, nuko Imana agakiza ikitwarira mu banyamahanga. Abayuda baramubonye Yesu, baramwitegereza, ariko ntibakomeza ntibamwizera na hatoya, ahubwo baramwica, baramubamba, arazuka. Ariko hari ijambo rivuga ngo uwumwizera wese atarimbuka ahubwo adahabwa ubugingo buhora, uwumwizera wese. Ariko Abayuda bagombaga kumwizera nk'abana b'Imana, banze kumwizera, nuko agakiza kigira mu banyamahanga. Imana ishima kutwikiriza muri ubwo buryo, ngo bitavuye mu mirimo twakoze, bitavuye mu mategeko Imana yari yaratanze, kuko twebwe nta nubwo twari twarahawe n'ibyo by'ayo mategeko. Ariko Imana yashimye gukiza abanyamahanga ngo ikoresheje kwizera ngo bazagira mu mwana wayo. Imana ishimwe cyane. Henda turebye ku rwandiko rwa Yohana, twihuse twera ku rwandiko rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, bivuga yeruye ngo, ariko abamwemeye bakizera iby'izina bye, ngabo yabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana nyirizina. Abo nibo bitwa abana b'Imana, bavutse ku bwa Kristo, batavutse ku bw'imirimo bakora, batavutse ku bw'amaraso n'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana kugira ngo bahindukire urubyaro rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uko nibwo buryo Imana yashatse kugira ngo yongere yisubize inyoko muntu, ibahindura abana bayo. Pawulo rero nibwo yandikaga abwira Abisiraheli, Abaroma, kuko bari bararonswe, bahindurwa abana b'Imana batabiheshejwe n'imirimo, ahubwo babiheshejwe nuko bari barizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nuko Imana irababyara, bahindura urubyaro. Yarabihanangirizaga cyane rero, atari Abaroma bonyine, ahubwo natwe nyirizina yaratwihanangirizaga cyane. Twese abavutse batabyawe n'amaraso n'umubiri, badakomoka kuri Aburahamu nk'uko Imana yari yaramusezeranyije, ahubwo bakomoka bahindurwa urubyaro rw'Imana nuko bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ababo ntibafite icyo birata, nta nubwo bafite icyo bakirata ku Bisiraheli. Abisiraheli abangaba bagereranywa n'amashami y'akavukire akomoka kuri Elayo nziza, ariyo Aburahamu, kuko Imana yari yaramusezeranyije muhindura ubwoko bwe. Abo Bisiraheli nyakuri aribo bakomoka kuri Aburahamu mu rubyaro rwe, aribo banze kumvira Imana ngo bagereranywa n'amashami yahwanyuye. Amashami yakuwe kuri Elayo nziza ngo arahwanyirwa ngakurwaho. Ariko twebwe ngo tugereranywa ngo n'amashami y'ingurukira, ngo tugereranywa ngo n'umunzenze wo mu gasozi, ngo wakuwe mu gasozi ngo ukaza ugaterwa kuri Elayo nziza.
nuko ngo tugatangira ngo kunywa ku makakama ngo y'icyo giti cya elayo nziza, abi twagiranye n'amasezerano meza Imana yari yarahaye Aburahamu, ubwo ati mu rubyaro rwawe niho hazavamo, niho zahera amahanga yose umugisha, kandi abazagukomokaho nzabaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Ubwo nirwo rukundo rw'Imana yadukunze, natwe iduhindura abaraganwa na Kristo, duhindura abafata ku migisha ya Aburahamu, tutabiheshejwe nuko nyirizina dukomoka kuri urwo ruhererekane rwa Aburahamu, wa Isaka na Yakobo, ahubwo nyirizina twizeye Kristo aduhesha guhinduka urubyaro rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Niko kubabwira rero yihanukiye, natwe atubwirira aratubwira ngo nuko rero ngo mube maso ngo mutarangara, niba Imana itaragiriye imbabazi ngo amashami yakavukire ngo aribo Bisiraheli nyakuri bakomoka kuri Aburahamu, ahubwo ikabahwanyura nk'amashami yahwanyuwe, ikaduteraho nk'amashami y'ingurukira, ngo tutabiheshejwe n'imirimo dukora, ngo twabiheshejwe nuko twizeye, ngo dutinye cyane ngo kugira ngo nimba ngo ubwo buntu aribwo butuma duteweho, ngo dukomerere muri ubwo buntu, ngo kugira ngo tutazahwanyurwa nk'uko ayo mashami yahwanyuwe. Ngo nimba ngo kugoma kwabo kwaratumye ari twebwe twiyungwa n'Imana, ngo mbese kugaruka kwabo ngo byaba bimeze bite? Imana ishimwe cyane. Urumva ko rero ubyumvise neza, urumva ko Abisiraheli nyirizina bigaragara ko igihe kizagera bakongera bagaterwaho, kandi badateweho nk'uko twatewe, kuko twe twatewe kubwo kwizera Kristo watumwe n'Imana, cyangwa umwana w'Imana waje mu isi ngo aducungure, ariko bo bazaterwaho n'amasezerano Imana yasezeranyije sekuruza wabo Aburahamu, ko yambwiye mu rubyaro rwawe niho nzahera amahanga yose umugisha, kandi abazagukomokaho bose nzabaha umugisha. Abazamukomokaho bose Imana izabaha umugisha, niryo zizana Imana yasezeranyije, kandi mwibuke ko ari Imana isezeranya itabeshya, ibyo yasezeranyije no kubikora izabikora. Rero Abisiraheli nyirizina, amaherezo igihe cyacu nicyagera, nicyarangira iki gihe cy'ubuntu Imana yadushiriyeho cyo kugira ngo dukizwe n'ubuntu binyuze mu kwizera, igihe nicyarangira Abisiraheli bazasubirana agakiza kabo nyakuri, kandi bazacungurwa n'Imana, nuko ibirehereza bahindura urubyaro. Imana ishimwe cyane. Rero nicyo gihe cyiza cyo kongera kugira ngo twibukiranye uwakijijwe n'ubuntu akomerere muri ubwo buntu. Ko niko Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 2 umurongo wa Timoteyo 2 umurongo wa 1, avuga ngo kore mwana wanjye ukomerere muri ubwo buntu bubonesherwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi bimenyesha abagabo bo kwizera ko ari bo zabasha kubyigisha abandi. Ariko cyane ijambo nshaka gutindaho nuko yamubwiye rino jambo ngo nukorere mwana wanjye ukomere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Yagira ngo amwereke nyirizina ko hari inyungu nyinshi mu kuramira mu buntu bwa Kristo Yesu, kandi ari byo kuko kuramira muri ubwo buntu bwa Kristo Yesu nibyo biduhesha nyirizina guhinduka urubyaro rw'Imana. Aho rero tuba dufite ibyirato byuzuye, ndetse wagira ibyo yirata yabyirata, ariko Bibiliya ivuga ngo ntakagire ugira ibyo yirata muri ibyo ngibyo, kuko nta na kimwe umuntu yakirata. Ijambo ry'Imana hanga ku bintu byo kwirata byaraduhanangije cyane, atubwira ngo Aburahamu ngo ese ngo twavuga iki kuri Aburahamu se gukuzaho kwizera? Ngese ngo yatsindishijwe n'imirimo yakoze cyangwa yatsindishijwe no kwizera? Ngaba yatsindishijwe n'imirimo ngo yaba afite icyo kwirata, ngo ariko ntabwo yakirata imbere y'Imana. Ngo niko ariko ntabwo yakirata imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana nta wakirata ibintu yabiduhereye ubuntu. Ni ubuntu yabiduhereye, ariko idusaba kwizera, si ikintu twakoreye rero, ahubwo ngo ni ubuntu yaduhaye kugira ngo hatagira n'umuntu byirata. Imana ishimwe cyane. Hepfo yaho habaza ikibazo gikomeye, hakavuga ngo mbese hepfo yaho habaza ikibazo hakaba munyihanganire cyane. Hepfo yaho habaza ikibazo hakavuga ngo mbese habaye hari ufite icyo kwirata, ngo Aburahamu afite icyo kwirata, ngo yakirata imbere y'Imana. Kuko Aburahamu ibyo yasezeranyijwe byose, ngo Bibiliya ivuga yeruye ikavuga ngo Aburahamu ngo yizeye Imana ngo bimuhanyiza no gukiranuka. Iryo peti, iryo ranka yahawe ryo gukiranuka ntiyarihawe nuko yakoze imirimo, ahubwo yarihawe nuko yizeye Imana. Rero nicyo kintu nashaka kugira ngo twibukiranye bene data, kugira ngo mu birebe mwitonze neza, dutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo dutsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kandi ubwo buntu twahawe si ubuntu budutera gukora ibyaha, ahubwo ni ubuntu budutera gukiranukira Imana nk'uko Imana ibishaka. Imana ishimwe cyane. Wenda ndagira ngo turebe undi murongo gatoya kuri iki kintu cyo kwizera. Nubwo tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, ariko biravuga ngo
ngo none se ngo tuvuge iki? Pawulo niwe wabyanditse, avuga ngo none se ngo tuvuge iki? Nimba dutsindishirizwa n'ubuntu, ngo nuko dukomeze gukora ibyaha kugira ngo ubwo buntu busage. Ariko avuga ngo oya, ngo ntibikwiriye rwose. Ni gute twe twapfuye kubw'ibyaha tukazukana na Kristo? Nimba twarabatijwe mu rupfu rwa Kristo ngo tukazukana nawe, ngo ni gute twaramira mu byaha? Biravuga ngo birazira rwose. Rero ndabingize cyane kugira ngo muba abazuke bashya, bazukanye ubuzima bushya, abantu bafite ubuzima bushya, bayoborwa n'Imana, batayoborwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo bayoborwa n'ubushake bw'umwuka w'Imana uba muri bo, kugira ngo Imana yo mu ijuru izanezererwe mu minsi yanyu yo kuba hano mu isi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.